untukantuke utantuka byihorere, ariko ngewe nk'umuntu mukuru, Celestin ntabwo yari mukuru mu myaka turangana cyangwa se ndataho gato. Narebye ariya marira, ndeba ukuntu ari kuvugana igihunga, yavugaga nk'umujura. Ntabwo ndi kugutuka madamu, niba ibyo ndi kuvuga bigize icyaha uzatanga ikirego, nanjye shaka abavoka, ubwo noneho ibe sheni yo kuregana. Washinyaguriye mugenzi wacu, washinyaguriye Celestin Ntawirusha amaboko, utukira umugore we babana, yapfuye babana, umwita ishoreke, umwita ibintu bibi byose. Uriya mugore bafitanye abana, uburenganzira bugomba kubahirizwa. Ntabwo nzi icyo yaguciye mujya gusezerana, ariko ukuntu ureba, ahubwo Celestin ni umugabo. Official TV turabasuhuje, twizere ko mumeze neza cyane, twizere ko aho muherereye muri amahoro. Abatari amahoro namwe ni ukwihangana, ubuzima niko bumera, ni bibi ni byiza, ariko Imana niyo nkuru. Umunsi mwiza kuri mwese, dukomeze kwibuka twiyubaka. Uyu munsi twagaruye Jean Paul n'ubundi nk'ibisanzwe kuri kamera zacu kugira ngo tugire ibyo tuganira. Abafunguye ikiganiro n'ubundi turi kumwe, turi kujyana kubera ko muri kubibona. Ni itangazo ridasanzwe ryatunguranye ryasohotse none risohoye n'ubuyobozi bwa BTN cyangwa se na BTN TV mu izina rya Ahmed Pacifique, akaba na CEO wa BTN TV Limited. Ni itangazo ryatunguranye rero nyuma y'ikiganiro Ukwezi TV kwagiranye n'umugore wa munyamakuru wari wa BTN TV watuvuyemo, nyakwigendera Celestin Ntawirusha amaboko. Nyuma y'iki kiganiro iyi BTN TV ikaba yavuze ko igiye kujyana mu nkiko Ukwezi TV. Jean Paul, ndakwakiriye ngo haye ikaze mu kiganiro. Nawe itangazo waribonye umusesenguzi wa hano Murabana kuri Jaras Official TV. Nyuma y'imyaka 28 urugendo rwo kwiyubaka n'ururerure, twahisemo kwiyubaka tubinyujije mu magambo. Harimo amagambo agira umumaro, hari n'ayo umuntu yavuga agahomba, ariko twahisemo kwiyubaka kugira ngo twubake sosiyete nyarwanda. Buri muntu wese yubaka bitewe n'ibyo yize n'ibyo yaciyemo, bikagirira abandi umumaro. Hari abantu benshi babaza, bajye babaza cyakora igihugu cyemera itangazamakuru ryubaka niyo ryanenga, ariko rikanenga rifite fagiti. ubu barubajije ngo itangazo ubuyobozi bwa BTN mu izina rya Ahmed Pacifique, umuyobozi mukuru wa kiriya kigo, kwiho ko bavuze ko bagiye kurega. Ubundi iryo tangazo ikubiyemo ibi. Iri tangazo wenda ni itangazo ryanditswe mu rurimi rw'icyongereza, rivuga ko Ukwezi TV kwagiranye ikiganiro. Batanze link, ubwo uwayifungura ahita abona ko ari icyo kiganiro kigaragaza ko ari umugore wa Celestin Ntawirusha amaboko watuvuyemo ku itariki 14 z'ukwa 2022. Bakavuga ko rero icyo kiganiro cyari kirimo amagambo cyangwa se ibyavugiwemo birimo gushinyagurira nyakwigendera Ntawirusha amaboko. Bakanavuga ko nta bunyamwuga, bivuge gutyo ko bavuze ko ari journalistic unethical practices. Bikomeza urwo ruzungu turi kubwira abanyarwanda uyu mwanya. Yego. Bavuga rero ko uretse ibyo harimo no kuba baratatse cyangwa se baribasiye BTN TV nk'ikinyamakuru. So rero baravuga bati umwanzuro nuko nyuma yo guherekeza
Celestin bigomba gukorwa none, nyuma yaho ntabwo ryatangiye. turi bugane inkiko. Bidatinze Ukwezi TV cyangwa se Ukwezi Media Group Limited, nyuma y'amasaha make itangazo rya BTN risohotse, nabo bahagize iryo basohora. Ariko wenda mbere yuko tujya kuri ry'ukwezi, sinzi icyo wavuga kuri iryo ngiryo. Bitaza kudutwarira umwanya w'ubusa, kirihuta naryo ricemo naryo ngira ngo wenda mu magambo make ndavuga ku mpamvu bavuga ko eshanu ngo zikomeye zatumye batangaza iri tangazo. Bavuga bati ubuyobozi bwa Ukwezi Media Group ifite ikinyamakuru Ukwezi @rwa.com ndetse na Ukwezi TV bushingiye ku ibaruwa yanditswe na BTN ivuga ko izatanga ikirego ku nkuru yakozwe na Ukwezi TV, aho twaganiriye n'umugore wa nyakwigendera Celestin Ntawirusha Amaboko asobanura akarengane yakorerwaga. Turamenyesha abanyarwanda bose n'abandi bakurikira ko iri tangazo badakwiye kuriha agaciro kubera impamvu eshanu zikomeye zikurikira. Muri izo mpamvu rero, iya mbere, yego, bavuzemo ko ngo nta gitekerezo bwite cy'umunyamakuru kiri muri iyi nkuru. Bavuga ko ibyatangajwe n'umugore w'isezerano abifitiye ububasha kubera ko kurenza abandi bantu bose ari nawe ugomba kugena iherekezwa ry'umugabo we. Bavuga ko BTN idafite ububasha bw'amategeko kuri nyakwigendera kurenza umugore we w'isezerano, ndetse bakanashimangira iby'uko nyine yabujijwe kubona umubiri cyangwa se umurambo we. So rero ngira ngo hari ingingo imwe bikijeho cyane umudamu yavuzeho, bavuga ati umugore wa nyakwigendera twaganiriye yarimo kurengana aho yari yimwe uburenganzira ku byangombwa by'umugabo we n'ubuyobozi bwa BTN bwateguraga umuhango wo gushyingura, bukamubwira ko hari abandi babirimo atazi. Urugero nko kuba ikiriyo cyaraberaga iwe ariko atarabona umurambo, dore ko mu kiganiro yanivugiraga ati sinzi ikishe umugabo wanjye, sinzi niba yaranapfuye kuko nanasabye ko ngera ku murambo we bambwira ko nzamusezera kimwe n'abandi baturage bose umunsi wo gushyingura. Ngira ngo indi ngingo bashyizemo bavuze ko kuwa gatandatu umugore yiriwe ku bitaro ariko bikarangira n'ubundi batamwemereye kubona umurambo. Iya gatanu rero basorejeho bavuze ko ku by'umugore wa nyakwigendera avuga ko yatakiye ubuyobozi bwa BTN ko inzara igiye kumwicira mu nzu n'abana, bakamurangarana ndetse ubuyobozi wa BTN yongere kumwitaba ngo ntaho yabeshye, kuko uwitwa Hussein ubwe yabibwiye umunyamakuru wa Ukwezi kuri telefone, ndetse ngo n'ibimenyetso birahari, yemera ko ikibazo yakimenyeshejwe kandi ngo nyuma yanze kwitaba abishaka. Ibyo ni ni ibyo ngibyo rero. Ubwo mu gusoza rero bamenyesheje ko bemeye gutambutsa iyi nkuru ya nyakwigendera atarashyingurwa kuko akarengane umugore yari afite kari gashingiye mu kwima uburenganzira mu gikorwa nyirizina cyo kumuherekeza. Yego, ni ibyo rero. Yaba itangazo rya BTN Group, yaba itangazo rya Ukwezi Group, reka tuvuge ngo tubipfundikire. Cyo gusesengura ushaka. Yego. Simo cameraman ararangaye. Kandi ntuzabikate kugira ngo utatazongera. Nyine urumva hari ibivugwa, hari n'ibitava. Mu masaha make cyangwa mu minsi nk'ibiri ishize, abakurikira ibi biganiro ntabwo barebye uko twagerageje kugaruka kuri Celestin.
icya mbere abantu bakina n'ibidakinwa, yimwe umurambo, yimwe uburenganzira, yimwe. yego Ayo matangazo abiri abakurikiye Jalas ndatekereza ko bayareba, ariko n'uyu mudamu nawe baramureba, ari kuterekaho ariko ugerageze bamubone. Umugabo yapfuye kuri 14. yego Kiriya kiganiro kimara iminota 27. Kwanza ni ibintu byo gusesengura uzahinduriye sinzi ukuntu uzabyita. Uriya mugore ku munota wa gatatu atangira avuga buryo areba nabi, areba cyane, ahumekera hejuru. Ntabwo umuntu apfushije umuntu ameze nk'uyu mugore. Uyu mugore ariyemerera ko Celestin aguye mu bitaro ariko atari ubwa mbere arwaye, akemera ko yarwaye akarinda ava mu bitaro atazi uko yarwaye. yego Ahubwo uriya mugore wa nyakwigendera Celestin nawe wirusha amaboko, reka mbe ndetse na te n'inkunguzi. Inkunguzi kubera ibintu bibiri: uratinyuka, urayobya abantu, uhumekera mu kirere. Siko yagira ngo ari imbere y'umushinjacyaha. Haza n'umushinjacyaha iyo umuri imbere ari kukubaza nta gihunga uba ugifite. Igihunga cyinshi burya amakosa y'abantu bafungwa bakurikiranwa n'inkiko yakorera muri RIB cyane. Mu bushinjacyaha ujyamo maze iminsi 5 uri muri kasho uri pose, wagira ngo yari imbere ya RIB. Umugabo wanjye yari yarataye urugo, nta muntu uvuga gutyo. None se niba uriya mugore ariho ahubwo wari warataye urugo kubera ko umugabo yishakira amahoro akamuharuga. Twageze umuhanzi witwa Kofi waje mu Rwanda, abagore barahaguruka ngo yakubise ngo umubyinnyi Paris, bajya kuvugira ibintu bya Paris byo mu gihugu imbere biba bihari bibyigana. N'abadamu mwe muharanira uburenganzira harya ngo bitwa iki bareba abafeministe. Gusa abavuze iki kuri uyu mugore? Uriya mugore n'ubwa mbere namubonye, mubonera ku gitangazamakuru cyitwa Ukwezi gikoresha amashusho imbuga nkoranyambaga. Uriya mugore ku bantu bareba video, yego barebye ikiganiro cye, cyararebwe, umugambi watewe ugerwaho, kumuvugisha ari guhumeka. None se arahumeka kuriya ni ikimenyetso cyo kubabara cyane. Nta muntu uvuga gutya, ntabwo njye nabishobora. Ahubwo uriya mugore ni umutekinisiye, ariko madamu wakinnye ku bidakinwa, kandi hari icyo amategeko ateganya. Niba ari umugore w'isezerano, hari icyo amategeko ateganya. Ku munota wa gatatu nibwo yatangiye gutsikira. Batagira ngo wenda ni ugutebya, ariko yaratangiye aratsikimba, avugira hejuru. Fata umwana w'imyaka 3 cyangwa 5 umukange saa 8 y'ijoro uva ukuntu ahumeka. Uriya mugore yavuze ahumeka kuriya. Ku munota wa gatatu n'amasegonda 40 nibwo yatangiye kurira. Ese undi umuntu udafite internet ngo arebe ibi bintu bibera kuri iyi si, ubundi azajya byana. Ariko inzego zibishinzwe nazo zijye zibyanariza. Ku munota yamaze iminota 3 ubona ameze nk'uri mu rubanza, kumwe umugore n'umugabo baregana mu muryango, bakaregana nyuma y'umuganda. Burya mu muganda bafite ukuntu bakemura ibibazo kuko abaturage ariho bazira umuganda. Yamaze iminota 3 arakaye. Celestin yari yarantaye muri Guma mu Rugo, ese ubundi arajya kuri BTN ngo barashonje muri Guma mu Rugo, ko mu gihugu hose Minaroke na leta yemeje ko abantu badafite ibyo kurya Minaroke yabageneye ubufasha mu gihe cya Guma mu Rugo. None se Celestin yarakoraga ngo ahembwe? Ibyo ntitwanabijyamo. Nta nubwo nzi
ubundi yararengereye. Ikimenyetso cyerekana ko uriya mugore ari kaje ni ugutera ku biro by'akazi. Nurongora ugakora, umugore agatera ku kazi ahembesha atarakoze, ntabwo bibaho. Niyo BTN yamuha yari kubimugiriye neza nk'uko igirira neza n'abandi, ariko Celestin ari guhemba umushahara we, nta nubwo aricyo turi kuvuga. Uriya mugore yakoze amahano, umurambo ukiri muri moruge. ariko urumva mu ngingo ukwezi itanga cyangwa se bimeze wenda ukwezi ni ukwirwanaho, yewe kugiye kuraba ukwezi kwaba ari Ahmed, yaba ari ukwezi, ibyo bari gukora ntabwo bijyanye n'indangagaciro zijyana mu muco nyarwanda. Iyo umuntu yatabarutse cyangwa se yapfuye cyangwa se yitabye Imana, ku banyamadini ntabwo bikwiye, bareke gukenera ku murambo. so na BTN rero nayo iri mufite amakosa, ibibazo itayafite. Icya kabiri, ku munota wa 3 n'amasegonda 40 irira ryaje, ku munota wa 5 n'amasegonda 40 umugore yamaze iminota 2 ari gushaka amarira. Babaye umwana ugeze ujya kwa muganga urwaye nk'inzoka, akakubwira bati uyu mwana mugende mutuzanira umusarani we, kugira ngo ababyeyi, kugira ngo ugende ubone ubwo nyine ndi kubishyira mu kinyabupfura, ariko niko bavugaga kera ngo umusarani, kugira ngo ushake kuri toilette utabishaka, ushobora no kumara amasaha 2 uri kwikanira. Umugore yikaniriye amarira iminota 2, ari amarira ni nka kwa kundi imbogo yirukankana umuntu yakurira igiti yagikubita uwo mutwe kitavunika, imbogo wajya kubona ukabonera riza. Uriya mugore ariya ntabwo ari amarira. Noneho najyaga nkubwira ngo izo komantere ziri kudutuka zituka umutumirwa wawe zikuremo, untukantuke utantuka byihorere. Ariko ngewe nk'umuntu mukuru, Celestin ntabwo yari mukuru, mu myaka turangana cyangwa se ndutaho gato. Narebye ariya marira, ndeba ukuntu ari kuvugana igihunga, umuntu ukuntu namubonye kuri sheni yawe ukwezi, ni nka kwa kundi wafatira umuntu mu kiho ukamubaza uti witwa nde? Nitwa nde? Niko yavugaga, seriye niko yavugaga nk'umujura. Ntabwo ndi kugutuka madamu, niba ibyo ndi kuvuga bigize icyaha uzatanga ikirego, nanjye shaka abavoka. Ubwo noneho ibe sheni yo kuregana. Washinyaguriye mugenzi wacu, washinyaguriye Celestin Ntawirusha amaboko, utukira umugore we babana, yapfuye babana, umwita ishoreke, umwita ibintu bibi byose. Uriya mugore bafitanye abana, uburenganzira bugomba kubahirizwa. Ntabwo nzi icyo yaguciye mujya gusezerana, ariko ukuntu ureba, ahubwo Celestin ni umugabo. Iyo barabyaranye rimwe bakabyarana kabiri, umuntu ureba kuriya Celestin yapfuye, uratekereza ari muzima uburyo yarebaga Celestin? Reba ukuntu yarebaga muri kamera ya Theo. Reba noneho areba Celestin, reba areba Celestin, ahubwo Celestin yakuyemo akangushya arigenda. None se Theo aragira ati Celestin Ntawirusha amaboko yapfuye, birakekwa ko yapfuye arozwe. Umuntu waguhunze akajya gushaka n'undi mugore, akarinda ashaka undi mugore, akarinda babyarana. Umutumire wawe uwakwatsa amakuru nawe akaza avuga ko bikekwa ko yarozwe, ahubwo se niba ari nawe wamuroze, ko ari uko uburozi mu Rwanda batabwemera. Keretse nk'umuntu umuhaye aside bakayigufatana uri kuyisukamo yenda bagufunga, ariko uburozi uyu munsi yaguye mu bitaro, ntabwo twakwemeza icyamwishe hataraza ibipimo bya muganga niba barapimye umurambo. Ntabwo mbizi, ariko ukuntu wavugaga, ukuntu yaguhunze, ukuntu wagiye muri guma mu rugo kuri BTN, bigaragara ko urugo rwawe na Celestin rwaranzwe n'amakimbirane yo mu muryango. Ayo makimbirane akatuma Celestin yigendera, uyu munsi akaba yigendeye yibereye ku wundi mugore, kandi nta kibazo bari bafitanye. Rero kuza kugaragaza reaction n'agahinda udafite, ariko se jyana tuvugisha uko niba dukurikirana bazadukurikirane twese. Uriya mugore kugera ku munota wa 3 cyangwa wa 4
ni umugore avuga ubona afite agahinda nk'uwabuze umugabo. siko nabibonye. Niba mpora mbivuga, niba umuntu azazira ko yatanze opiniyo ye mu kwerekana ibintu, ahubwo RIB, izindi nzego ziba zibishinzwe, Rwanda Media Commission, polisi n'izindi nzego z'umutekano baba bakwiye, ahantu hari ikiriyo cya Celestin uyu munsi bagiye gushyingura, twashyira inzego z'umutekano. Ureba uriya mugore niba ari bushyingure Celestin, skandali ishobora kuhabera anytime. Reba Theo najya gushyingura kuko arabyemerewe, ni umuturage, ni umunyarwanda, kuko n'ibyo byose ni umunyamakuru. Reba ibintu bishobora kuhabera, hashobora kubera ibintu bitigeze bibaho, ibyo twifuzaga ko umuvandimwe aherekezwa bikaba gatoki. Yewe umugore, uriya mugore uzi ibindi, yatse imodoka, yatse ibintu, ngo ntazi ngo n'ubu ntaramenya ko yapfuye. Hari abantu bagiye bahabwa za burundu muri Gacaca bazira ko bavuze nk'ijambo bashinyagurira ku mututsi wapfuye bitewe n'urwango bamwangaga, kuko abahutu b'abahezanguni bangaga abatutsi ku rwego rwo hejuru kugeza ubwo babise inzoka. Bakabaza ngo ese ngo runaka yapfuye, ngo yapfa se? Yesu amaze gupfa, ejo hari kuri Pasika, amaze gupfa, abayuda umwambaro yari yambaye waratakaye, bawukiniraho urusimbi, barawugabagabana, banakiniyeho urusimbi. Hari amagambo ari muri Bibiliya atashyizwe muri izi Bibiliya z'ikinyarwanda New Vision. Rero uriya mugore nareke gushinyagurira abantu, nareke gukinira ku bufindo, nareke gukinira ubufindo ku murambo wa Celestin. Sinzi niba wari warapfuye, sinzi niba yanapfuye, no kuvuga ngo ibaza adapfuye. Uriya mugore ababajwe n'urupfu cyangwa ari kuvuga ati yatinze gupfa? Ngo ngewe ngo sinzi niba yaranapfuye, ngo bari kumbwira ngo yapfuye ariko simbizi. Biriya bintu ni ubushinyaguzi, ntabwo bimenyerewe mu Rwanda. Hari ibihugu abantu banarwanira ku irimbi bavuga batarashyingurwa kuko ibihugu bimwe bishingiye ku muco. Umuntu akavuga ati ngewe Celestin arashyingurwa muri Nyaruguru, abandi batarashyingurwa mu irimbi ry'Inyamirambo, abandi batarashyingurwa Nyaruguru. Ingumi zikavuga umurambo, hakubahirizwa iby'imico n'ibiki. Ariko uriya mugore seriye, tutitaye n'ibya BTA, n'iyo amatangazo adasohoka twari kubivuga. Uriya mugore yakoze amabara, kandi yakoze ameze nk'umuntu uri gutanga abagabo kugira ngo najya no gutanga ikirego mu nkiko, inkiko zizavuge ziti koko uyu mugore twari twaramubonye koko yararenganye, no kimenyemenye twamubonye ku kwezi. Ariko uriya mugore kwanga gukoresha amagambo akarishye, yarebaga nabi. Reba umuntu ureba kuri uyu muntu yapfuye, umva nkubwire, wakropinga, waterura ifoto yo ukayikora screenshot ukayishyiramo, urebe ukuntu areba, urebe ukuntu ahumeka, urebe amarira. Twapfushije abantu. Nzi iyo umuntu akubwiye ko umuntu yapfuye, twabuze abantu. N'ejo bundi hari umuntu bambwiye ngo yapfuye ndyamye saa 11. Ntabwo namenye aho amarira avuye. Nzi amarira nzi ukwaza, amarira agahinda kazanwa n'amarira, cyangwa se ibyishimo bizanwa n'amarira, ntabwo byikaniye. Umugore wamaze iminota 2 atarazana amarira ahinda. Abantu bamaze gukoresha indege kugira ngo burya ijye mu kirere, iyo bamaze gufunga umuryango abantu bicaye mu ndege, ibanza guhinda nk'iminota 5, igafata ikamara nk'iminota 5 igendera ku butaka, ikazamuka yafashe umuvuduko mu birometero ntazi by'indege. Uriya mugore yashatse amarira, amera nk'umwana batse umusarani, akamara amasaha 2 atarawubona. Ntabwo nkuzi, ariko warahemutse. Kandi n'abantu bakugiriye inama, uwo ari we wese, sivuga ngo ni Theo ngo ninde, uwakugiriye inama yo kujya gushinyagurira umurambo wa Celestin, uvuga ngo urashaka ibintu hari icyo amategeko ateganya. Niba mwarasezeranye bimwe mu byemezo bizafatwa, abana ba Celestin yabyaye ku mugore mu turi kwita Shoreke se wowe uri icyaho? Umugore w'isezerano. W'isezerano se niba yenda Celestin yaramuhunze kuko baramucaga inyuma.
shaka ko mu rukiko havugirwa ibintu byinshi. ngira ngo Ubundi ni se ni ko kimwe mu azaburana byagarutsweho. n'abaringa, ubu azajya kuburana avuga ko umugabo yapfuye, none se bajya kuburana divorce ko batanga impamvu zimwe mu mpamvu za divorce ko harimo n'ubusambanyi. Wa mugore wabonye ari shyashya, none se Celestin yataye urugo gutyo, ariko iyi miryango ubundi wayishatse wowe genda ushake, harya bitwa abandi b'abagore n'abakobwa, Abafeministe genda ushaka, uzashaka abafeministe. Yewe na dosiye z'abagore n'abagabo noneho harimo no gushinyagura, uzagenda ushaka abafeministe, genda ushake ba Isa Cyiza, ugenda ushake bano ba Cyuzuzo, ugenda ushake bano bagikora interview muri no minsi niko bambwiye. Bambwiye ko batagikora interview. bigerwa n'irihe tegeko se? Ni uburenganzira bwe. Menya ari Okay, menya ari contrat bafite. Kofi nagaruka ntibazongere gusakuza rero. Oya abo mvuze abo nabo twavuganye. Ayisa na Cyuzuzo ariko abandi wenda nshobora ku approach ba Sylvie Uriya mugore n'abandi benshi uriya babyemera mugore. gutyo. Ese ubundi kukikira ahubwo cyagiye. Gusa ko ushobora no gusanga no ku mugore muto kiri. Cyane Si umugabo we. cyane. None se igipangu ukodesha bamenya ubuzima bwawe kurusha iwanyu i Rubavu uburyo bagukurikirana. Nibo bakuzi. N'urwara nibo bazagutwa. Ngo yararwaye ngo ava mu ubundi se ari kumumara. Ubu se niba ari we wamuroza aho. Niba tebavuga ngo barakeka ko yarozwe, umugore yajya kumureba ku bitaro bakamumwima, urumva badakeka ko ari wamuroza aho. Ntabwo mbizi, ariko niba bigeze ku rwego ko uwitwaga umugore we uvuga ngo yari yarataye, ariko reba hapo natinya. Reba umugore wavuze ngo nagiye ngo yari yarataye urugo, ngo yagiye no kumureba ku bitaro ngo baramumwima, aravuga ngo azamusezera kimwe nk'abandi. Bajije ubuyobozi abari hafi abari hafi yo kuri moruge bazi impamvu bamumwima cyane. Kurogwa no kutarogwa ntabwo aricyo cyatuzanye, ariko turavuga ngo uriya mugore yashinyaguriye umurambo. Wenda uwo ni umugore. Hanyuma reka tuhite tujya no kuri ukwezi. Ngewe nageze Imana urampamagara, uriya mugore nari murakariye. Nese ubundi sanzwe ndaka. Nyine nari murakariye kubera yuko ntamenyereye abantu bameze kuri. No kwihana. Arareba hari umva ushake muri gogo. Umugore witwa Beatrice Munyenyenzi. Ukekwaho uruhare muri jenoside. Umunyabutare yakoreye jenoside i Butare no baracyari mu nkiko. Yego. Nyirabukwe yitwa Nyiramasuhuko Pauline. Urebe ukuntu yarebaga. Nubona atareba nka Munyenyenzi. Allah uzumbwira. Ngaho tujye kuri BTN. Ngaho tujye kuri BTN. So iyo yagomba kwitwara ite? BTN muri no situation cyangwa uko yabyitwayemo urabivuga iki? Gushyira hanze itangazo mwe bati ntabwo byari ngombwa kubikora mu gihe wenda mutarajya. Oya BTN icyo yakoze ni ikigo kinini gifite n'abanyamategeko, basanga bigeremo inama n'abanyamategeko, ariko ntabwo ari kenshi ibinyamakuru bibiri biregana, ariko inzira ya mbere ntabwo ari mu nkiko. Ahmed nawe urabizi man. Ahantu ngewe binambabarije. Tewe ni inshuti yanjye cyane. Tewe ni umwe mu bantu bampaye 5,000. Bampaye 5,000 narahuye n'isi. Si irandeba turareba narambwira tumusata akira 5. Nawe nturabiba kandi uri umuntu wanjye. Nyine tewe ni inshuti yanjye. Tewe ni inshuti yanjye. Mukosa yakora cyangwa ibyiza yakora nabishima cyangwa nkabinenga, kandi ntabwo nabinenga nk'umwanzi, nta bifuge. Ahmed na Hussein 2012 korera radio yakoreraga ku 105 n'igice kimwe. Naramutumiye mutumira ari kumwe na Hussein, tumira na Minisitiri w'ikoranabuhanga. Yari afite ikintu cyitwa Family Online kitanasohokaga nk'uko, ariko akifite kuri chat. Mbwira Minisitiri w'ikoranabuhanga n'abahungu bafite ubwenge, Minisitiri mubafashe barebe ukuntu impano zabo zasohoka. Niba atari byo ubihakana azandike kuri komateri cyangwa uzabaza Ahmed. Ngewe natumiye Ahmed, tumira Hussein nibo bayobora televiziyo yitwa BTN uyu munsi. Mbwira Minisitiri w'ikoranabuhanga ko aba bahungu bakiri bato kandi bafite ibintu byinshi byiza, musaba ko leta yabafasha gutera imbere. Kandi igitekerezo cyanjye cyaciyemo ahubwo bazanzane muri abane bampe ka kofi n'inywera. Dore ko ari kubasha. Yego, nifuza iterambere ry'umuntu, nifuza kwitangira abandi, niyo ngewe nashyira ubuzima bwanjye mu kaga, ariko wowe ukagira ubuzima.
iyo ni na spirit y'inkotanyi kwanza. Inkotanyi zasize ubuzima bwazo mu kaga kugira ngo zibohore igihugu. Nanjye nshobora kwemera gushyira ubuzima bwanjye mu kaga, ariko sinkomeze gushimashira. Ubu ngende mvuge kuri uyu mugore ari intwari, yavuze neza, ibaze mbivuze, yarebaga nabi, ntiyabivuga ari poze ababaye cyangwa se arira cyangwa se atari, ariko adafite umujinya. Uriya mugore yavuze afite umujinya w'umuranduranzuzi, no kuvuga ngo Celestin yatinze gupfa, ubundi agiye mu modoka n'ibindi bintu ariko izo modoka ni umutunzi, akaba agiye gushyingurwa mu irimbi ry'i Nyamirambo, singa yaba arijyamo, ariko kuba agiye no gushyingurwa mu irimbi yari yarakozeho inkuru avuga ko ubuyobozi bw'irimbi burya metero, aho kwanza agenda nahaminda. Abateguye kumushyinguza bose murajyana Celestin mu irimbi ry'i Nyamirambo, yego umuntu yishimaho yishyikira, aho kumujyana mu irimbi ry'i Nyamirambo njye nari kumujyana mu rya Kamonyi kuko ari naho atuye. Uzi impamvu? Nyine babahaye show, mugiye kuvuga wa munyamakuru aravuze ko irimbi ry'i Nyamirambo ritwara metero, niho yashyinguwe, nutabona titire zirimo. Njye nabyo nabinenze, gushyingura ntabwo birenga amadolari 1500. Kandi numvishe ko bari baratanze na nimero ya telefone y'abantu bashaka gufasha umuryango wa Celestin kugira ngo ashyingurwe neza. Yego. Urupfu rwa Celestin rubayemo agashinyaguro kuruta urupfu rwa Jay Paul. Nawe yari afite abagore babiri, nta mugore wa Jay Paul wigeze ubona atera abantu hejuru ajya kuri za YouTube. Harabura abona none se tuvuge ko nta makosa yabayeho? Ntiyabura. Ntabwo yabura ahantu hari abantu benshi bose kutarabona bajya mu mugore yashinyaguye kuko Celestin afite abagore babiri. Ndetse ahubwo se ko ari uko Imana igira amaboko, amagani ko ari ntawuyirusha amaboko. Abagabo benshi ntibagira abagore ku ruhande birwanaho, kubera ariko ingo zirimo ikibazo. Uzatumire Minante nakwemerera, ariko uzaza umusanga Ikinyinya akubwire BTN ntabwo urukiko ari rwo rubanza kwakira ikirego cya BTN, ukuyeho na BTN nk'ikinyamakuru, nubwo Theo yari kuba yavuze undi muntu ku ruhande utari ikinyamakuru. Iyo wakoreye amakosa mu mwuga mbivuga, urwego ruregerwa bwa mbere ni urwego rw'abanyamakuru bigenzura, bakababuranisha. Nta mwavu kuzamo, nta muntu wese uzamo, usibye nk'abanyamakuru bashaka gukurikirana iyo debate, nayita nka deba. Wakwemera ko wakoze amakosa, Theo ashobora gukora indi nkuru akisegura, cyangwa se n'umugore akavuga ko yarengereye. Iyo bananiranye, BTN ifata umwanzuro, nako u Rwanda Media Commission ifata umwanzuro ugasinywaho n'abayoboye iryo buranisha, bakawuha BTN cyangwa ukwezi, bakabaha uburenganzira bakajya mu nkiko. Nibyo byabaye kuri Amazing barayireze birananirana. RMC yemeza ko ikirego kivuyemo, ikirego kijya mu nkiko. Nibyo byabaye ku munyamakuru wanyu wa Flash, bigeze kujya gukora inkuru y'Igikondo, ngo ahantu ngo ku ivuriro, ngo umuntu ngo yafataga, ngo yahaga abakobwa akazi bamuhaye ruswa y'igitsina, baragenda bararipota, witwa Nibizi Didasi. RMC irabinanirwa, bijya mu rukiko rw'ubucuruzi kuko harimo gihombo. Ibintu byose bihera muri RMC. Rero BTN iriya ni ukuvuga ko yababajwe, biriya nuko batabivuze, yababajwe no gushinyagura kuriya mugore aciye mu kinyamakuru cyitwa Ukwezi. Biriya ni ibisanzwe, bazajya muri RMC. Ubwo bakabaye bari gukwezi cyangwa wenda bakabaye bafite ukundi kuntu mu buryo bw'umwuga, mu buryo bw'umwuga inkuru nta kosa umunyamakuru yakoze, ariko nabo bavugishije umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe. None se umuyobozi wa RIB ntiyigeze kubwira abanyamakuru ati abantu mujya kwa Segikubo? Kwa Segikubo mbere niwe wabanje. Abantu bajya kwa Segikubo barafinda. Mwe abanyamakuru mwebwe ntabwo uburwayi mu bumwongerera. Nyuma nabwo RIB yabujije abanyamakuru kujya kwa Busikete. Nyuma yabwo RIB isora itangazo navuga ko abantu bose bavugishije Busikete babisiba. Nyine iyo uhaye umuntu platform, nyari nubwo umuntu none se reka ngo urugero
uzatumira umuntu atuka umukuru w'igihugu cyangwa yataka inzego za leta zituka mu bitutsi bifatika nawe wabivuze ngo ubwo ngo ngiye kubirekura ngo ndi jarasi ngo ubwo bizabazwa nkishwe bibaza bagufate bakuzirike na cana bayikureho aho uriya mugore yari kubifata akagenda akabikatinga akabanza akamushyira muri muda akabwira ati humeka neza amarira ntiyaje bazabona kosa rifite umunyamakuru so ubwo ari naho uri guhita winjira tunasoza ikosa ry'ukwezi amakosa y'ukwezi TV amakosa y'ukwezi TV na yahe cyangwa se twavuga iki ku myitwarire y'ukwezi TV muri no case itangazo rigena abanyamakuru cyangwa rigena abanyarwanda bose yanarakaga kubona itangazo rikoze gutyo abantu bajya bakoreye amatangazo Bernard Ntaganda na Victoire Ingabire kujya kumva ati itangazo rigena abanyarwanda bose ni itangazo rigenewe BTN abanyarwanda bose se ninde uri muri aya matiko yewe ibintu byo kubanga abanyarwanda bose abatari abanyarwanda ahubwo navuga ngo itangazo rigenewe abantu cyangwa abakiriya abarebye iki kiganiro niba itangazo rigenewe abarebye ikiganiro twakoze ahubwo wenda yari kubirya abakunzi b'ukwezi TV cyangwa se rya abanyarwanda bose se ni abanyarwanda bose bazi ukwezi agiye mureka aba abanyaza za com na Rwanda TV ozi ko hagira ngo ni Al Jazeera none se ntiwabibonye ndi kubeshya se ubwo amakosa tuyita yahe nta tangazo rigena abanyarwanda bose ni itangazo rigena abarebye ikiganiro cya Theo ni itangazo rigena abasomye ubutumwa bwa BTN iby'abanyarwanda bose nejyaga byumva kwa Victoire na Ntaganda Bernard nabo bajya bamanuka itangazo rigena abanyarwanda bose rero iriya tangazo naryo ni itangazo rigaruka ku kiganiro wari kwirwanaho nkuko na Sabashatse yavuga ati itangazo rigena abarebye ikiganiro cya Isimbi na Fredawus akagenda avuga ko Fredawus ari wavuze ibi bareke showbiz twari tuzimenyereye muri East Africa ariko n'u Rwanda niho ruri ubwo niba bari kwiga ibintu by'Ubugande na Kenya na Tanzania bari muri show ariko Celestin akazi wakoreye igihugu akazi wakoreye abantu ubufasha wakoreye abanyarwanda ugashyira ubuzima bwawe mu kaga ntabwo yarakwiye yarakwiye gukina umurambo we ntabwo wari ukwiye gukinirirwaho gutya Jean Paul ntabwo ndi bukubaza ibintu byinshi cyane kuko nagiye nkubaza kuri buri ruhande nuko ubyumva n'abantu wenda baragira ibyo batubwira muri comments warakaye tugitangira ura mugore menya yakubabaje nashinyaka nuko Celestin atari mukuru wanjye je namureka yashinyaguriye umurambo biriya byitwa gushinyagura so nukuvuga ngo rero icyo BTN yavuze gifite ishingiro kuko iravuga gushinyagura cyane ahanini ariko yashinyaguye man hari abantu harya ni ba supermanager bajya bavuga ngo barigendeye mu kiganiro kandi babishyira gutwi nigendere uriya mugore yashinyaguye wa munyamakuru bajya kuvuga ngo ushyiramo ikinanga cy'amakuru yo mu karere kuri Flash TV yitwa gute ushyiramo ikinanga usoma amakuru yo mu karere yitwa uri abaye program manager n'abatari chief yitwa Alphonse bajya ashyira muri wini cyara kanajya go bikamukara ibaba ngwibaba hehe bashyira ibaba muri wini akamano abanyamakuru bakoje ibaba muri wino barandika abumva abanyamakuru bazakoze ibaba muri wini bajye muri aremus tuzabyandika bajye mu rukiko tuzakoze ibaba muri wino twandike urumva baduha amakuru ariko ngewe kugira ngo njye nko muri mudu neza nyine numve ko Celestin yapfuye ubuzima bukomeza bizantwara nk'amezi 3 hanyuma nibaregana nzakoze baba muri wino hano uzaba uhari abanyarwanda tuzabaha amakuru kuri Charles Fisho hapo kandi nyine ubu nkoresha penalty tubizi kubajije ni uriya mugore si ishyano sakaga ntiyakoze amabara ngo menye ari ngo onese ni ikimenyetso baretse bakaturega twembi uriya mugore yakoze amakosa tukabugobetsa bakandi isi izicya bada wakoze amabara urumva wakoze amabara uri umugome noneho niba ngewe ndi umugome jambo reka dusoze uriya mugore
warakaye pe. umugore wa Celestin babana uriya babana utari uriya Celestin yahunze kubera ukuntu ameze ameze nka nyiramasuhuko mari uzi ukuntu areba ariko urabona ubundi Celestin yamukuye he yarahemutse tinya umuntu umugabo arwara erega people change tinya umuntu umugabo arwara ntamubwire ko arwaye yava mu bitaro ntabimubwire agatera ku kazi muri guma mu rugo ni nka babandi bafata abana bakabajyana nko ku kazi bakabahasiga bakigendera biriya bintu ni ubugome so reka turekeraho ngewe mu izina ryanjye bwite Celestin nimpura n'uwawe basi se yatabivuga ubu hari ikindi gihe ari kuzabivuga bikumvikana ko urumva benshi baravuga bati yabenda basabireka ukwezi TV gushinzwe iki mu gukemura ibibazo by'amakimbirane mu miryango yaba ari divorce n'ibiki menya ntacyo ariko gukora ubuvugizi ngewe ndashinja ukwezi ko kwashinyaguriye kwahaye umuntu umwanya agashinyagurira umurambo ataranashyingurwa akiri muri morgue abatwa ubwoko bw'abatwa umugore yigeze gusama umutwe ati ngewe uwo mwana navuka n'uwanjye undite n'uwanjye undite umwana avutse avuka apfuye umwe ati aho mutwara undi ati nawe mutwara kuko umuntu ari gushinyagurira umuntu wanapfuye ubu se bamuhaye yamukoresha si ko wagira ngo arashaka umurambo ntabwo bavuze ngo umubiri uriya ni umurambo imibiri ntiyabishwe muri jenoside kuko imibiri y'abazize jenoside n'umuntu wapfuye n'umurambo arashaka umurambo wa Celestin atarabonye ari muzima bundi ngo awukoreshe ni ikibazo ubu se iperereza risanze abifitemo uruhare nguhe ikindi nabuze ko ndi mukuru uzi ko kera uburozi cyane mu cyaro no batikagurana uzi ko umuntu wakorogeye ari urira cyane azarira kugira ngo hatagira n'umuntu ukeka ko yagize uruhare muri urwo rupfu wa wundi wapfushije umuntu aratungurwa akamera nk'uguye muri koma akagwa mu kantu reka dusoze twigendere Imana ibarinde mwese Jean Paul ndagushimiye ariko ndababaye ihangane Celestin Imana iguhe iruhuko ridashira ibyo wakoze tuzusa mu kivi cyawe impano yawe ubwo tuzagira impano nyinshi abagutakiraga imfubyi n'abapfakazi wafashaga ubuvugizi wakoraga nihagira udusanga tuzabumukorera kandi tuzabukora mu buryo bwa kinyamwuga kugira ngo tuguheshe agaciro nubwo nta Celestin wa kabiri uzabaho ariko tuzagerageza kuziba icyuho kandi ishusho yawe n'ibikorwa byawe ntabwo bizibagirana ndashimira ubuyobozi bwa BTN bwakoze uko bushoboye bukirya bukimara kugira ngo buherekeze mu cyubahiro Celestin ntawirusha amaboko naho abashishikajwe no gucuruza n'abashishikajwe no gukinira ku mubyimba ku murambo bo Imana izabibiture nabo ku munsi w'urubanza nta kindi bye